ibihe byiza kuri wowe nanone ndagarutse kugira ngo nkugezeho Showbiz update, nkugezeho uko byifashe mu myidagaduro yo mu Rwanda. Kugeza ubu ngubu umuhanzi Bruce Melody yamaze kugaragaza umuhanzi wa mbere bazafatanya muri ibi bitaramo yise 2026 Summer Country Tour. Ariko nanone turaza kurebera hamwe ese byagenze bite kugira ngo umuhanzi Taylor Swift atahamara amasa mu bihembo yarahataniye bigera ku 8. Hanyuma reka duhere kwa Bruce Melody. Bruce Melody uri kwitegura ibitaramo bya 2026 Summer Country Tour, ariko nanone no kuzitabira stage azakorera mu karere ka Ngoma muri Iwacu Muzika Festival. Ngo byifashe gute rero? Kugeza ubu ngubu Bruce Melody yashize post hanze ku isaha y'isa 5 kuri uyu munsi rwose wo kuwa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu. Yatangaje umuhanzi wa mbere azafatanya nawe uje nyuma ubwo ngubwo ya The Ben. Ni ibitaramo biri guterwa inkunga na Mitsingi. Ungu rero akaba yatangaje ko Kitoko azaperforminga muri ibi bitaramo, ariko amakuru ahari nuko na Bwiza nawe bishoboka ko azaperforminga muri ibi bitaramo nubwo atari yabyemeza neza. Ntago yari yamukorera flyer nkuko yabikoze kuri Kitoko, ariko nyika ko ariyo system ari gukoresha. Na magambo rero yashize kuri Instagram yiwe post yanditse ngo we are thrilled to announce that Kitoko will be joining us for the 2026 Summer Country Tour. Bishimiye kubatangariza ko Kitoko nawe azaba ari kumwe nabo cyangwa se yabiyunzeho muri bitaramo bya 2026. Yabiyunzeho we nande? Yabiyunzeho we na The Ben, kuko bombi bamaze kubyemeza ko bazakorana ibi bitaramo bizazenguruka igihugu ku itariki 19 z'uku kwezi kwa gatanu. Bombi bari bamaze kubishyiraho umucyo ko bamaze kwitegura, bari tayari kuba babitaramamo. Bruce Melody rekana nakwibutse ko nawe yatwaye Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2018, akaba ari nawe yanyuma. Hanyuma rero uwitwa Mushyoma muri press conference yakozwe mu minsi ishize yavuze ko abahanzi bose batwaye Primus Guma Guma Superstar bazagenda bitabira ibitaramo by'Iwacu Muzika Festival, ariko abarimo Jay Polly ntago azaba hari kuko ubu ngubu ntago akiri kumwe natwe. Hanyuma nanone King James nawe ntago byari byemezwa neza niba azaboneka. Kugeza ubu ngubu ntago byari byatangazwa niba nawe azakorana nabo. Bruce Melody rero icyo nakubwira nuko azaba ari Ngoma ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi. Azaba ari gutaramira abantu b'Ingoma rwose, azabafatanya n'abandi bahanzi abagera kuri 7 bari muri ibi bitaramo by'Iwacu Muzika Festival. Abataramu rero bazatarama muri ibi bitaramo nabandi ni Marina, ni Bushari, ni Kevin Kade, ni Kenny Solo, ni Roskana ndetse na Chris Easy. Kugeza ubu ngubu rero abahanzi bazatarama muri ibi bitaramo bamaze gutangazwa naho bazagenda bakorera. Nka Knowless azataramira abantu b'Imuhanga ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Azataramira abantu b'Imuhanga rwose, azaba habaye cyane. Knowless rero yatwaye Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2015. Ni mu gihe nanone uwitwa Platini P uzaba hagarariye Dream Boyz, itsinda ryatwaye Primus Guma Guma Superstar. Nawe azataramira abantu bihuye ku nshuro ya mbere y'uyu mwaka y'Iwacu Muzika Festival izabera hariya muri stade ya Huye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma nanone uwitwa Tom Close watwaye Primus Guma Guma Superstar muri 2011 ku nshuro yayo ya mbere, nawe ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi azataramira abantu mu karere ka Nyagatare afatanyije n'abandi bahanzi batoranyijwe bazaririmba muri ibitaramo by'Iwacu Muzika Festival. Hanyuma nanone uwitwa Bruce Melody we nabikubwiye ko ari ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi azataramira abantu b'Ingoma. Ariko nanone uwitwa Riderman Riderzo watwaye Primus Guma Guma nawe azafasha abandi bahanzi batoranyijwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi mu karere ka Musanze muri stade Ubworoherane. Riderman azaba hari cyane, azaba ari gutaramira abanyamusanze nk'umushitsi mukuru. Hanyuma Urban Boyz, itsinda Urban Boyz ryongeye gutangaza ko rigiye kongera gusubirana, bakongera bakaba bahuza imbaraga, bakongera bagakora. Hanyuma nabo bazataramira abantu bazaba bari mu karere ka Rubavu ubwo iri rushanwa ibi bitaramo bizenguruka igihugu bizaba biri gusorezwa ahangaha mu karere ka Rubavu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8. Ubwo ngubwo Urban Boyz rero itsinda ry'abasore batatu Humble Jizzo Nizo ndetse na Safi Madiba bazaba bahabaye cyane mu karere ka Rubavu nabo nk'abatumirwa bakuru. Hanyuma ikindi rero ukwiye kumenya nuko
ibi bitaramo byari biteganyijwe ko na King James ashobora kuba yaririmbamo nk'umuntu watwaye Primus Guma Guma Superstar kuri season yayo ya kabiri muri 2012, ariko iki gitaramo ciwe kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani cyahuranye n'iki gitaramo kizabera mu karere ka Rubavu basoza Iwacu Muzika Festival. ubwo King James azaba ari kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki muri hariya muri BK Arena, ariko n'abarimo Urban Boyz ndetse n'itsinda rinini ry'abahanzi batoranyijwe bazarimba muri Iwacu Muzika Festival bazaba bari mu karere ka Huye, ariko nanone itsinda ryitwa Symphony Band ryagombaga kuzacurangira King James muri BK Arena, ariko nk'uko mubizi Symphony isanzwe icurangira Iwacu Muzika ahantu hose bagiye. Ubwo rero King James yarabifuzaga, Iwacu Muzika nabo bakabifuza, ntago baremeranya neza ngo ninde uzabacurangisha kuri uyu munsi. Ari nayo mpamvu King James atari yatangaza niba yaremeye iyo deal yo kuza kuba yarimba muri ibihembo by'Iwacu Muzika Festival. Hanyuma nanone rero reka twigire hanze uwitwa Taylor Swift kugeza ubu ngubu rwose ari mu gahinda gakomeye cyane. Ni nyuma yuko yari yitabiriye ibihembo bya American Music Award 2026, rwose yarahatanye mu bihembo cyangwa se mu byiciro bigera ku 8 byose, ariko yatashe nta gihembo na kimwe atahanye. N'ibihembo byari byabereye ahitwa Grand Garden Arena hariya muri leta ya Las Vegas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni ibihembo rero byari biyobowe na Queen Latifah wari umaze imyaka 31 atayobora ibi bihembo, kuko yaherukaga kubiyobora mu mwaka w'1995. Muri ibi bihembo rero uwitwa Taylor Swift nta mwanya n'umwe yabaje kubonamo igikombe. Ni nyuma yuko rero icyo yarahatanyemo bwa mbere ku ikubitiro, reka tubinyuremo turebe bimwe mu bihembo yarahatanyemo ariko ntabashe kubyegukana, ahubwo bigatwarwa n'abandi bajene. Harimo Artist of the Year cyangwa se umuhanzi w'umwaka, yaranganyemo na Bad Bunny ndetse na Bruno Mars ndetse na BTS, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen na Sabrina Carpenter. Ahangaha rero Taylor Swift ntago yabashije kugira amahirwe yo kuba umuhanzi w'umwaka kubera ko itsinda rya BTS cyangwa se Bangtan Sonyeondan abangaba nibo babaye abahanzi b'umwaka, rwose baragitahana. Ariko nanone Taylor Swift yari mu kindi cyiciro cya album nziza y'umwaka. Ubu ngubu yarafitemo album yiwe yakunzwe cyane n'abatari bakeya yise The Life of a Showgirl. Iyi ngiyi yari ihanganye n'izirimo Swagger ya Justin Bieber ndetse n'iyitwa Mayhem ya Lady Gaga, ariko yaranahanganye na Cardi B muri album ye yiswe Am I the Drama. Ariko nanone harimo album ya Sabrina Carpenter yise Man's Best Friend. Iyi ngiyi rero iyo yabashije gutwara uyu mwanya wo kuba album nziza y'umwaka, nanone Taylor Swift arongera yubika umutwe abuze icyo gihembo. Ariko yarahatanye no mu kindi cyiciro cya Song of the Year cyangwa se indirimbo y'umwaka, aho yarahanganye n'indirimbo ya Alex Warren yakunzwe cyane yitwa Ordinary. Ariko nanone ntago ari we wenyine, kuko Langley nawe yarafite indirimbo yitwa Chosen Texas. Nanone harimo n'indi ndirimbo yitwa Golden, ni y'abahanzi bihurije hamwe barimo Lay Amy ndetse na Nuna Audrey ndetse na Hunter X. Abangaba rero bari bafitemo iyo ndirimbo yitwa Golden, ariko nanone harimo umutipe witwa Leon Thomas wari ufite indirimbo yitwa Muti. Morgan Wallen nawe afitemo indirimbo yitwa Am I the Problem. Taylor Swift rero nawe yarafitemo indirimbo yakunzwe cyane kuri album ye yitwa The Fate of Ophelia yakunzwe cyane, ariko iyi ndirimbo ntabwo bashiye gutwara iki gikombe cy'indirimbo nziza y'umwaka kubera ko indirimbo yitwa Golden ya Andre Nuna niyo yabashiye gutwara iki gikombe. Hanyuma ahandi yarahatanye uyu Taylor Swift ni mu ndirimbo ifite video nziza cyangwa se best music video, aho yarahanganye n'indirimbo yakatse yitwa Nairi, akazamo undi Sabrina Carpenter nawe yarafitemo yitwa Manchad, naho Taylor Swift yarafitemo indirimbo ye yitwa The Fate of Ophelia. Naho Taylor wo muri South Africa indirimbo ye yitwa Chanel nayo yari ihanganye, ariko uwitwa Katsey yabariye umwanya kuko indirimbo ye yise Nari yabashije kuba yatwara iki gikombe cy'indirimbo ifite amashusho meza. Ariko nanone mu bindi bihembo uyu mukobwa nako uyu Taylor Swift yarahanganyemo nabyo atabashije kubona amahirwe yo kuba yatwara ni bihembo
nanone byitwa Song of the Summer cyangwa se indirimbo ya Summer y'impeshyi rwose, aho yaranganyemo n'indirimbo ya Alex Warren yitwa Fever Dream, indirimbo ya Bella K, ndetse n'indirimbo Swim ya BTS, ndetse n'indirimbo ya Harry Styles yita American Girls. Hanyuma uwitwa Taylor Swift ahangaha naho yarafitemo indirimbo yitwa Elizabeth Taylor. Ingi rero ntabwo yabashije gutwara igikombe cyo kuba indirimbo ya Summer, kuko aba tipe bitwa BTS nanone indirimbo yabo yitwa Swim yabashije gutwara igikombe cy'indirimbo ya Summer. Hanyuma nanone Taylor Swift yarahanganye muri Best Female Pop Artist cyangwa se umuhanzikazi uririmba injyana ya pop, ariko yarahanganyemo na Lady Gaga, Olivia Den, ndetse na Sabrina Carpenter. Abangaba rero bose uwitwa Sabrina Carpenter yabahegetse mu bakobwa b'abahanzi bakora injyana ya pop. Rero nuko byagenze, ndetse n'ibindi bihembo uyu Taylor yabibuze, kuko iri yaje yiteguye rwose, yiteguye kuza gutwara ibihembo bya American Music Award. Uyu ngibi rero iyo aza gutwaramo igikombe cyari kwiyongera ku bikombe 40 amaze kuhakura, yanahabwaga amahirwe kuko ari we wari ufite ibihembo byinshi bigera kuri 40 byose, ariko yavuye Las Vegas arakaye babaye cyane. Rero hamwe n'andi makuru yose ukomeze kunkurikira, kandi nanone niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye umenya aho abandi bageze muri Showbiz uko ibintu byifashe. Nitwa Tiger the Great.